yukoze ibintu bisengewe byahejejwe umugisha na pasiteri babyera ndakwemera sikosa ndabikira Mariya iyo rero no wowe uranguteye inda nayo wahita ubyara Yesu uteye utwita inda ya pasiteri kutaje gusari ka muraho wese ko umusiramu Nose byagenze bite ko mbona uhagararanye n'inkumi iyo bibiri yese kandi no habasiramu bagira mbiri akangaka se umusiramu ni pasiteri umunsi niyo mpamvu wanze kujya gusari bene data muraho pasiteri amakuru ni meza kumbona se unisheri wawe se uyu ibyanyabyo yite siko no kugenda na bibiri Imana irabanyeretse wa mukobwa we Imana imbwiye yuko uyu muhungu aba ni baba harimo umudayimoni w'ubusambanyi aba ni baba pasiteri b'inzaduka byose birashoboka oya Imana yeretse ko uyu muhungu ashaka gusambanya oya rwose Imana iravuga ngo mukizwe nuko ari ahantu twari ahubwo mugire mbasengere mbarambike ibiganza mubaze mbere kudusengera uri pasiteri uri iki Gendi pasiteri Bisoso Oji bibiri ingana gutyo nk'ikijumba ukuvuga ngo ikoranabuhanga ryarabyera nta mpamvu yo kujyana ya mizingo y'ibitabo binini biremereye ariko ahantu nemera ka pasiteri umupasiteri ugendana na Bibiliya nta mpamvu runaka isi yajya mu mufuka w'ishati kugenda tuvuga ubutumwa nyine kugira ngo ibintu by'imizigo bitaturugura urabona ko niba harazigabanyije barayikebye barayikata ijambo ry'Imana hano Imana iravuga ngo arahanditse ngo mu Bakorinto ibice 3 ese nta nubwo ubuhazi kanze mbasomera ijambo ry'Imana dore ubanza uharenze naho aravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ubu wowe umurimo uri muri Kristo ese sindi mushyashya reba n'ukuntu mba meze kuri umupasiteri ukaba uvuga ijambo ry'Imana gute umupasiteri agenda avuga ijambo ry'Imana naho mu nzira ushanga nano kandi tuzi ko umupasiteri bajya mu ntu ahantu hose Imana iravuga ngo mugende mubwirize ubutumwa ahantu hose ubu buri kutubwira ibiki kudusanze nashiranye twigendera ubu n'ibiki uri kutubwira Imana tuvuganye ariko wa mukobwa murabizi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka urabizi kandi umubiri wanjye ari uwanjye z'Uwiteka mu muhanda none niba ugiye kuwukoresha ibyaha ubu uzaba ukibaye urusengero none si ese urwo agiye kumubaga kwa dufatanya gutya no tugiye gukora ibyaha ndakubaga nkurye yewe mo ndakubona wowe ndakubona mu mwuka w'amadayimoni menshi y'ubusambanyi naze ko kumbona usinziriye umva mukobwa umva utantwara ahubwo sheri wanjye uri kumbona usinziriye ngo wizere iby'Imana ivuga ndabyizera ko ntabwo nakizera ko bivugirwa mu muhanda ahantu hose atari mu rusengero ni weho Mana duhuye nayo none no mu ntuza no mu amahirwe uri Imana pe uyu muhungu afitemo umudayimoni w'ubusambanyi muri we kuki ntabwo wezera Imana Gendi pasiteri none so umudayimoni ndabibona amavuta ndayabona maraza mwahita mubona sha bishoboke kuba ari babateka mutwe bavuze kuko ntabwo ndakumaka bafite umudayimoni dure mu nzira none se bitwe bavuze Jesus ubuse yo Mana ive yatubwiye ko umuntu azababwiriza mugeze ryari muragana mwirimbukiro ikintu kitwemera se ko ari byo wenda byanyabyo ni iki duhuye n'Imana niko ntabwo twabimenya umukobwa uri umupingaje ntabwo ujye usenga ubundi turasenga ko ntabwo dusengera mu muhanda dusenga ku cyumweru wemera abahanuzi ntabwo abahanuzi bose ugiye kuvuga ngo nemera abahanuzi abantu bose bigize abahanuzi kandi n'abatubuzi abahanuzi rero ntabwo apfa kubizera bose cyetse wenda nk'Imana ije kambwira ngo uyu ni umuhanuzi nakwizera rero wa muhungu ndakumva ntabwo usambana njyewe reka kirazira kuva nanavuka sambana njyewe ko n'ubu mbonye uvuye kubikora mu kanya mbere y'uko uhura n'ubeshya pasiteri ni muri na pasiteri n'abashoboka kuba ari ukuri urabura umunani urabusaba n'inyuma sindo nkubwiye ko kuva navuka sinigera ubuse ubundi mbere pasiteri reka tumurahuye agushuka nyine mbere yo kuza kundeba ubundi wari nari mvuye muri korari ariko umuntu uvuye muri korari yawe yamaye gutya wa gatandatu nibwo turepeta nase ugenda usa gutya ubwo ejo ku cyumweru nibwo twagombaga guhura na pasiteri none duhuye mu umusore ufite umwuka mubi wasanga nawe usambanyi uzi ukuntu bawita uwo mwuka awita ture wansi niwo mwuka ufite
wa mukobwa afite umwuka wa ture wansi ariko sheri ahantu nshobora umwuka mubi w'umugande ntago umuntu oya tuzamubwira ntago umuntu uvuye gusenga mu rusengero ni muri korari ntago yagenda abana beza nk'abo ntago yagenda abana beza nk'abo ariko nawe imibiri yabo ni insengero z'Uwiteka umva bugiye ushaka kujya gusambanya umwana ariko se reka nkubaze uyu muhungu uvuye gusenga noneho nta nubwo yakarabye nta nubwo yambaye ufite umwuka mubi kiriya uriya muntu ashobora kuba wenda no kumbera ariko nawe ntabwo ndi kukwizera neza yewe banyita pasiteri bisoso ahubwo se bakwita ahubwo se idini ryawe ni irihe idini ryanjye bayita idini ryo mu ijuru nyine ahantu usengera none se mu ijuru niho uvuye gusenga from the even aho waba uri kumbeshya wiseka idini ryanjye from the even urahazi nyine muri aha muri iyi wenda n'ijuru idini rya wenda nk'abaporoso abameto abaki bose idini ryawe niriho ubundi uretse iby'idini nakubwiye ko ari iryo mu ijuru none se ntabwo uri kumva icyongereza even aho nawe uri kumbeshya nibyo dini bwa mbere ndibonye idini ryo mu ijuru yabera bo mu ijuru bajya mu ijuru none se iherezo ryawe ni irihe yaboretse banza wumve iby'idini byibore bimbwire nyine kugira ngo ubundi banze ngo usomere akajambo hano se kagufasha uri tayari ngira none se nabigenza umuntu ari muri Kristo wese bari icyaremwe gishya bya kera babishize byose bibaye bishya ndabyumva ariko ntago neza aha amena mu muhanda ntago byavamo umukobwa umenye ufitemo n'amadayimoni ariko rero niba ushaka kudutandukanya ese umusore wanjye afite amadayimoni nanjye mfite amadayimoni yewe yego mukobwa ntukapinge ahantu hose wasenga Imana ikakumva haba mu muhanda wabwirirwa ugafashwa naho uriya muhungu yarimo amadayimoni y'ubusambanyi ufitemo umwuka mubi witwa ture wansi uwo mwuka urawuzi uturuka mu Uganda uwo mwuka icyo ni ikibazo kuri kw'Imana huriya rero ugomba ngiye kugusengera sibyo nimusengera ujye wongera atamene hano mu muhanda ahantu hose gwa gusenga ugafashwa ubuse si wansengera nta kibazo aho gusenga nabi ca bugufi mu mutima ngo usengere Mana nkweretse uno mukobwa imyuka mibi yose yari murimo wari umujyanye mu busambanyi imuve mu Mana ndamukweretse haleluya ugatame amen ubu nyine urejejwe ubaye mushyashya ahubwo se uriya muhungu ubundi mugiye yatujyanye gutembera ariko uri na cyiza buriya buriya na pasiteri bugize ko barira yayifasha hasi murasajemo n'ibindi nyine buriya ariko buriya iyo bikoranye na pasiteri abanza akabisengera bigahabwa amavuta ya wuzu bikabona wuzu mwakabikoranye ariko nyine ntabwo byakaje akakanya reka nkubwire rero uri ibintu iyo byasengera biba byejejwe sibyo ukabikora bisengewe uzabimbwira twahuye tutari mu muhanda sibyo nyine se twabikorera hano mu muhanda twagenda tukabanza tukabisengera mu cyumba cy'amasengesho sibyo bikabibyera nyine bikabona wuzu nta kibazo ngaho mpobera nyine ni ukuri kw'Imana uzi ko si byiza se byiza buriya uri na cyiza nawe bitwanagenda ni ukuri kw'Imana buriya iyo ukoze ibintu bisengewe byahejejwe umugisha na pasiteri babyera ndakwemera siko sa ndabikira Mariya uriya nk'uteye inda nawe wahita ubyara Yezu utwite inda ya pasiteri kutaje gusari muraho umusilamu Nasa byagenze bite ko mbona uhagararanye n'inkumi iyo Bibiliya se kari no abasilamu bagira mbiri akangaka se umusilamu ni pasiteri umunsi niyo mpamvu wanze kujya gusari mami none se aka kababa yiboye nkatoraguye hariya ni umuntu ukamaye none se byose z'Imana dusenga pasiteri gakanura gatoraguye ni pasiteri ngize ukuri ngaho kanura gatoraguye akise n'akantu aho urambye uyu ni umusilamu dusenga nabwo sinzi impamvu yimuzataje gusari uvuye mu ntuze uri umusilamu kandi wambwiye ko uri umuntu use njye nkubwira ngo umunyarje hayirukanka ntawe umwirukanye reba ukuntu atubonye akagira ubwoba zuriye ahangaha mbwira ukuntu ngo ni pasiteri avuye mu masengesho ambwiye ibintu byinshi pasiteri hari imama ari udusarisha imama atahari ni udusarisha pasiteri ngo uri umusilamu ntabwo twabuze impamvu
wikishima mbwiza ukuri ariko nakwigishije wafashijwe wikikira wanyigishije icyiza kandi wanyigisha n'ibyo utagiye kwiga uzi ko kumbi wavugaga ko aka ari akantu simbyiteho kuko kandi ari akantu kuri wowe iryo ni ijambo ry'Imana nuko wakitega ngo ni akantu ubu yari ari kugutekaho imitwe ari kukwigisha ijambo ry'Imana anyigishije ijambo ry'Imana nanjye ndatakaramo nkatekereza ukuntu avuye mu masengesho akambwa n'ukuntu nanamuhobera so ko umuteka mutwe so abantu se baba batangiye kwigira ibirara ewe numvaga uri umurokore njye ntabwo nari nzi ko uri umusiramu ubwo uri umusiramu rero kumara ibyawe nigende ibaze ko uri umusiramu ukayigisha ijambo ry'Imana muri Bibiliya we numvaga ko kuri umurokore muri umusiramu ariko se uragiye umva ariko n'ubundi bavuze ko ari akantu atari kana ko ni Bibiliya igende mushiki urabona ibintu ubunkoreye reba nk'icyano nk'uyu ubundi se buri mu si yo mureka mugapfundisha ko nari niboneye icyana ntabwo ukeneye umukaza ndamukeneye se umukaza no mu muhanda baho asista ntabwo ukeneye reba nk'uyu munsi biretse ko twagize Imana imama akaza kumusigika ubu si yataza murambirije ese ubu uri mu bibuye urabona nagiye no mu ahubwo mavuko ni yandi y'abarokore ahubwo se ubu ni umusiramu ubu reba nawe mu muhanda uzamushyiremo n'abakanye mu muhanda aha umuhanda mubeshya ubwo ngubwo umwebwe unkuye inyama mu menyo ariko wapi sitabona gatari wapi ugomba kuzasaba umukobwa w'umusiramu biriya byo kugenda mu nzira ngo murigishe ijambo ry'Imana reka uzamumwitandiye ushobora ubusa uzashobora umwitandira sura misatsi ntabwo bashyiramo imikari kandi gahinduka umukara cyakora amahoro uguruye kandi utahe ibyo ukoze urabikora ariko murambirije nawe urakabira yabicana mu nkunye